Hello friends, ndabashimiye cyane ko mukomeje gukurikira tutorial nkomeza kugenda nshyiraho, ariko nkabashishikaza cyane gukunda izi software ko ari ebyiri, Revit na Civil 3D. Ariko uyu munsi isomo mbazaniye rirareba cyane aba quantity surveyor, aba surveyor ndetse n'aba structural engineer bose icyarimwe, kuko ni isomo rigamije kubereka ukuntu Revit ari ubukombe mu kuba wakarikira cyangwa se wakomputinga sima izakoreshwa cyangwa se volume y'ibikoresho bikenewe kugira ngo ukore plaster. Turaza kugerageza kwifashisha urugero rw'iyi nzu, noneho turebe umubare w'amatafari yajyaho bitewe n'imiryango irimo cyangwa se mbese buri kimwe cyose. Reka dutangire, reke kubatwarira umwanya. Icyangombwa ni uko iyi software muyikunda kandi mukayigira iyanyu, kuko yaje koroshya ubuzima bw'aba quantity surveyor. Ahandi bafata calculatrice bakirirwa bafata ubugari, uburebure, bagakuba bangiza bagakuba thickness ya plaster, bagakuramo imiryango. Birafata umwanya munini cyane. Noneho reka dutangire. Bibaye byiza nifuje yuko twashushanya bundi bushyashya kugira ngo mbashe kubyumva. Ngiye gukora inzu nshyashya, wenda nayo tuze no kuyirendarenga, ariko ningitongera tuyigarukaho kugira ngo mugende mu byumva neza. Nuvuga ngo tugiye gushushanya inzu kandi akaba ari inkuta, turajya muri architectural, ntabwo turi gukoresha structural. Turakoresha architectural template, dukirike OK. Nkuko bisanzwe software yacu nimara kwaka nta kintu turi gukora, turahita dusetinga unit tugiye gukoreramo. Nshatse na settinga distance nkayishyira muri meter, inyuma ngashyiraho decimals 3, nkaza kuri length iri muri mm nkayishyira nayo muri meters, narangiza naho ngashyiraho decimals 3, narangiza nkakirika OK. Icyo ngiye gukora ni iki rero, tugiye kumvikana ku nzu tugiye gushushanya, kuko tugomba kuba tuzi ubugari n'uburebure bw'inzu. Nanone ikindi tugomba kuba tuzi ibikoresho tugiye gukoresha ni block cement cyangwa se n'amatafari. Kuri iyi nshuro nshaka gukoresha amatafari ahiye cyangwa yandi mwita za mpunyu. Icyo ndi bukore nuko ndi kujya hano kuri wall, nkajya kuri wall architectural ngakirikaho. Narangiza hano nkaza guhitamo urukuta, turakoresha generic 20 isanzwe. Noneho nanone nze kuri parameters hano kuri edit type, noneho nze setting urukuta rwanjye. Njye muri parameters z'urukuta ndubwire yuko ruza kuba urukuta rufite 20, ariko nanone ruza kugira plaster imbere n'inyuma. So hano nuvuga ngo icyo tugiye gutangira no gushyiraho za layers z'urukuta. Ubusanzwe urukuta rufite kuwa boundary ifite 00, hano hakazamo structure category nta material irimo, ariko ngiye kuyisetingamo. Nuvuga ngo dufitemo 20 kuko twakoreye muri meter. Hano ndahita mbwira urukuta rwanjye ko rugomba kuba ari brick. Noneho brick zanjye ngize leta ziza ahangaha murabibona. Nindangiza ngirike OK, rero brick zagiyemo. Ikindi rero nongeye gusetinga aho ahajya plaster nta kintu turi buze gukora, no gukoresha aka gakomande kacu ka insert. No kuvuga ngo hejuru ya structure 1, noneho hano hasi ngashyiraho indi structure ya kabiri. Donc hano structure 1 hano yo hasi twemeranije ko tugiye gukoresha wenda plaster ya kabiri, ubwo ni 0.02, kuko 0 ya mbere ni meter, ya kabiri ni decimeter, ya gatatu ni centimeter ebyiri. No haruguru naho ngire 0.02. Gusa mwibuke neza yuko hano kuri izi plaster ntabwo ndashyiramo material, nta n'izina hafite. So nuvuga ngo ngiye kwita izina rero nuvuga ngo ndakirika kuri utudomo dutatu. Nindangiza nze hano hasi urabona handitse ngo create new material. Noneho right is ari default new material, right click, ngiye kuri rename, ninshaka inyiste plaster juvenal, wenda nongereho izina ryanjye kugira ngo mubone ko bisa nk'ibihindutse. Then nononge hano kuri searching yuko koko ryagiye plaster juve ni iyi ngiyi, na applying OK. Mwitegereze hano hari default, noneho deja ubungubu hamaze kuba hagiye muri rya zina ryanjye. Nindangiza nge hambishyize ni kuri plaster, nanone nge kuri plaster hejuru nkirikeho, nanone nite nshakisha plaster juve.
niyo yiyi. Noneho nawe ngire okay, murabona ko byamaze kugeramo ahangaha yuko nayo yagezemo. So ni ukuvuga ngo ubu ngubu hano njye n'imashini twamaze kwemeranywa yuko mfite urukuta rufite plaster imbere n'inyuma. Icyo ndi bukore ndakirika okay. Noneho hano hasi murabona ko ninditse kuri edit, ndajya hasi kuri wrapping at inserts, ndakirika kuri ako gacuma kareba hasi, nongere both interior and exterior. Nindangiza na applying, bakibuza ngo urukuta rwanjye deja unarurebye hano murabona ko rwamaze kugira plaster hirya no hino. Noneho ngiye gusetinga uko urukuta rwanjye ruza kuba rumeze. Location wall ni center indi bufatireho base constraint in level 1, base offset ni 0, then top constraint uragenda rugere kuri level 2. Noneho nano murabona ko bita bihinduka. Noneho icyo ngiye gukora nuko ngiye gushushanya, ngiye kuza mpitemo shushanye inzu ifite metero, nuvuga ngo hano nagerageje kusinapinga aka gakuta. Hano ndakoresha izi metero 10. Noneho ubuhagarike bw'urukuta nidushaka turabuha metero 3. Niyo mpamvu ngiye gusubira hano ngakora parametrage yanjye nkurikije biriya bipimo. Icyo nkora nuko ndi bujye kuri south. Noneho harimo metero enye kuri level 2, nangiza ngashyiramo 3. Nuvuga ngo ziraba metero 3 aba ari urukuta ruza kureshya. Noneho level 1 ni 00 ara na 3. Ubuhagarike bw'inzu yanjye buze kuba bufite metero 3. Noneho nze hano kuri 3D. Noneho inzu yanjye ni gutya ireshya, murabona hano ni 0 ara metero 3. Noneho njya hano kuri shaded cyangwa se njye kuri realistic. Realistic ni ukuvuga ngo urukuta rwanjye ntabwo rubuze kugaragaza amatafari kuko deja rufite za plaster. Ni ukuvuga ngo rwamaze kugeraho plaster. Bivuze ngo rero uru rukuta wenda dukora ibintu bisa nk'ibifite agasura keza, reka ngerageza no gushyiraho slab kugira ngo tuze gukorera ku kintu gifite agasura, atari ikintu kimeze nk'igicukuye nka kuriya. Icyo ndi bukore nuko ndi buzana kuri property flow. Noneho ndafata aka karongo nanone cyakora kuri flow ho ngomba kuhaha offset kuko murabizi ntabwo pavoma y'inzu ibingana nk'inzu. Noneho reka nyihereze wenda metero 1. Nindangiza nze ngirike na hano. Bivuze ngo murabibona yuko inzu yanjye ifite aka offset h'inyuma. Cyakora nshobora nuvuga ngo utu turongo tubiri muri kubona hejuru ntitukaye tuba confusing. Mujye mumenya yuko ibikwereka span direction, nuvuga ngo ni icyerekezo cya slab nuvuga ngo igenda mu iyi direction. Ariko ushatse kuyihindura ushobora kuza kuri span direction, then wangiza ugafata aka karongo nanone ugakirika ahangaha ukayibwira yuko span direction ireba hari hasi. Byose birashoboka. Noneho hano ndajya kuri green check mode. Noneho ya slab yanjye irajyaho, ninshyira muri 3D murabona ko hasi slab yamaze kujyaho. Noneho ikindi nshobora kuza ngakora hano, mwibuke yuko tujye twubaka inzu zitameze zidafite, ntabwo twakubaka inzu idafite umuryango. Turajya hano kuri floor plan, niturangiza nanone tujye kuri architecture, tujye kuri door, then duhitemo umuryango wenda ufite ungana gutya. Tuze hano dushyiremo umuryango umwe, hano dushyiremo undi, reka tuyifate yuko wenda ari nka refectoire. Noneho ninshyira muri 3D murabona neza yuko inzu yanjye ifite iriya miryango ndetse ikinzemo uko ari 3. Iyo maze guca izi nkuta, ni ukuvuga ngo wenda uyu munsi ndabaha aka video kagufi kugira ngo kabakundishe uko Revit ikora take off ya material. None hejuru nzaza nshyiramo n'ibindi noneho kujya dushobora kugura beto yo kuri floor hasi. Twarangiza ndetse tukabara igisenge ndetse n'ibindi tuzagerageza kubikora kuri etage. Ariko uyu munsi ngira ngo noneho mbahe uko ishobora kubikora kandi akanya gatoya. So iyo maze guca izi nkuta zawe, reka nanone tunasakare, twoye kugira inzu ifite imiryango gusa. Reka tuyisakare nubwo bwose raba ari ngufi cyane, ariko niyo kwigiraho
ariko biraza kudufasha. Noneho naho ngiye gushyiraho igisenge ugakorera kuri iyi ribbon ya roof, then hano ukaza kuri roof by footprint. Iyi terminology cyangwa se iri jambo muzahura naryo cyane mu masayiti, haba aba surveyor, haba aba quantity surveyor, haba aba structural engineer, kuko footprint ni ukuvuga ngo ni aho inzu yicaye, ni ukuvuga ngo ni foundation plan y'inzu. So noneho hano iyo ukiritseho iranyereka yuko ntari na setinze aho igisenge kiza kujya, kuko ndamutse nkiritse no, hano irambwira ati lowest level notice you have created a roof on lowest level, would you like to move it to level 2? Bivuze ngo buri igisenge ngiye nko gushushanyiriza kuri ground floor hasi. Hano rero kubera yize ubwenge, ifite ubwenge bukorano, nuvuga ngo ndemerwa nayo nyibwira igitumbageze hejuru kuri plus 3 meter, ndavuga yes. Then noneho hano bampe ubwoko bw'ibisenge, ndaza nshobora guhitamo iki ngiki. Noneho kuri uyu munsi reka nihitiremo cold roof complete. Hano icyo ndi bukore nanone, murahita bampereza iyi draw ribbon cyangwa se menu, bampe tuno dukoresho. Noneho mwibuke nanone ko igisenge ntabwo kiba kiringaniye n'inkuta, ntabwo naza ngo ngishyire hano, nacyo kigomba kuba kiringaniye wenda na slab kugira ngo kize kunyara amazi ku ruhande. Ndibuze gufata kano karongo, noneho hano offset nanone ndayihereza metero imwe. Ndibuka ko twakoreye muri metero, bivuze ngo ninkirika hano kiragenda kiringanire na ya slab. Ariko ahangaha biraza gusaba kwitonda, ni ukuvuga ngo iyo uko ngishushanya, murabona ninjya kugeraho hano, murabona turiya tuntu tumeze nk'uducumu tugera muri 4 tw'icyatsi. Turiya ducumu ntabwo tuza kubw'impanuka, kubera ko nitwo dutanga ubuhaname bw'igisenge. Utu ducumu rero ni ukuvuga ngo ndamutse ngiye hano kuri green check mark, ni ukuvuga ngo amazi yameneka hano, andi akameneka hano, n'andi akameneka aha. Ariko ngiye nshaka kugakora ari nk'agaslabu, niyo mpamvu ndibuze hano kuri define slope nkazi deactivatinga. Ndaza gukirika hano, nageza nkirike kuri aka karongo, noneho hano define slope nyivaneho, nze no kuri aka karongo nanone slope nyivaneho, nze no kuri aka gasenge uruhande slope nyivaneho, ndetse no hano slope nayo nyivaneho. Bivuze ngo igisenge cyanjye gisigaye kimeze nka slab niko nshaka kugipfundikira. Noneho ibintu byarangira njye kuri green check mark, noneho ninjya kuri 3 dimension 3D, urabona ko ya slab yanjye ari gutya ingana. In case naba ntashaka ko iyi slab ihaguma, icyo nakora ni ukuvuga ngo nshobora no kuza nga selectinga byose, nanyeza nga filteringa. Filter murabizi aka kantu entonnoir cyangwa se akayunguruzo nk'abantu bavaka mu byaro bakunda kugasukisha amazi. Iyo nkiritseho kuri hano bangu drawing yose, bahita bampereza ibintu byose nakoze. Iyo bampaye ibintu byose nakoze rero, nshobora gukuramo inkuta, ngakuramo levels, ngakuramo floor n'inzugi, ngasigarana igisenge. Ubu no ngo nicyo cyahita kiba selected. Bivuze ngo rero hano nshobora guhindura parameters zacyo ku buryo mbishaka, nshobora kugenda nk'editinga, narangiza ari amarira yose nkagenda nyahindura. Ariko kuri iyi nshuro ndumva igisenge nakireka kuriya. Noneho cyakora ira plaster kayo nyihindure kugira ngo bise nk'ibitandukanye n'igisenge. No kuvuga ngo ndagira check none, then nze kuri walls apply okay. Inkuta nizo selectinze, kuri urabona hano irete selecting generic wall, nje kuri edit, nendangiza izi nkuta nze nzihindurire amabara hano. No kuvuga ngo inkuta reka nzihe ibara rijya gusa nka magenta, hano naho rube solid, ariko nanone ibara ndigire magenta kugira bitandukane na kariya gasirabu. No kuvuga ngo hano naho nze mpahindure magenta kuri background. Noneho cut patterns nazo nagombye kuyigira solid, naho nkahindura kuriya background nayo nuko nayihinduye. Cut patterns nazo nkazigira solid, then hano naho nkayigira magenta ni ibara ryiza ridakunda kumena amaso, mujye murikunda. Na applying okay, then apply okay. No kuvuga ngo
iriya nahinduye na amatafari, donc nagombye guhindura plaster filter. Plaster hano ntabwo irajya. So noneho amatafari no kuvuga ngo nubwo yamaze gupfundikirwa n'iriya plaster, igihari nuko yo yahindutse. Ngiye kuri wall, ngasigana wall, levels, floors, doors, nka applyinga. Okay, nkaza kuri edit, no kuvuga ngo nagombye guhindura hano kuri plaster, kuri plasters zose nkabihindura magenta, na hano hejuru ariko ndabona byahindutse, sinzi impamvu wenda bidahindutse ariko twaprayinga. Okay, intumbero yacu dufite nuko tugiye kukarikira izi material niyo target nari mfite. Noneho nyuma ndi buze gukora kandi ka video ga comparing mu buryo bwa manyo. No kuvuga ngo hano ndajya muri view, ninjya muri view njya kuri schedule. Ubu nibwo dutangiye igikorwa twari twihaye. Nonza hano musanzwe muzi yuko akenshi nkunda gukoresha schedule and quantities mu gihe ndimo gukarikira ibyuma n'ibindi, ariko noneho ndakoresha material take off kungiye gukora report, take off report. Then hano no kwanga icyo ndi gukore ndahitinga okay. Nindangiza hano ndadisplayinga material area. Noneho nongere nkurikizeho material volume. Then noneho nshakishe na material names. Ntabwo turi buze ku displayinga ibintu byinshi cyane kakangaka nakongera ngo nkabigishe kuko bizabagirira akamaro. Turahera kuri material name, tujye kuri area, then volume na cost ushatse wayishyiraho mu gihe umaze guprogramming imashini yawe rwose birakunda. Ariko kuri inshuro ngiye kwerekana material name, material area na volume. None ndahita njya kuri okay. Bivuze ngo aka karahita gafunguka. Bivuze ngo aka kanuma mukitegereza neza karanyereka amatafari ku rukuta rumwe, kakanyereka plaster. Izi ni square meter, uzikubye na ya thickness dufite urahita ubona ibi ngibi rwose. Nimushaka mukoresha calculatrice. None iyo bize bitya murabona hano hari brick, hano hari plaster biri mu kavuyo. Icyo ngiye gukora ni iki rero, nshobora kugenda nkabifilteringa. Narangiza nkaza hano muri sorting, akaza aka table. Noneho nkavuga ati sort material name ascending, sibyo, header nkayitikinga, nkajya no kuri blank line. Noneho narangiza ngakirika okay. Aha no kuvuga ngo mfite asphalt bitumen kubera cya gisenge mu byibuke. Noneho ya square meter zo ku gisenge. Noneho iyi ni kuri asphalt, iyi ni title. Muri asphalt ifitemo square meter. Bivuze ngo kaga slab dufite gafite izi square meters. No bakampa noze item 2 ni brick common. Brick common dufite 70 kuko murabizi dufite inkuta zingahe nenye ebyiri zirangana n'izindi ebyiri zikenda kungana, ariko ingisho rwavuyemo umuryango. Then hano bakaza kuri slab concrete cast in situ square meter nizi. Izi square meter nuzitegereza urasanga zingana nk'iziri ku gisenge kuko hose twakoresheje offset imwe. Noneho muraza murebe na hano musange n'ama square meter y'inzugi, door frame, square meter iragenda ikazikuramo zose. Nanone hano nshobora kuza ngakora filtering, material name equal. None nkoresheje ngafiltering nkoresheje izina n'icyo nkeneye. No kuvuga ngo hano ngiye gufilteringa za gahunda twatweho n'umunsi no gukarikira plaster ijya ku nkuta. Muribuka ko plaster cyagiye nshushanya na yise plaster juve. Noneho ahanga no kuvuga ngo ninkirika okay, irahita impa plaster byandi by'amatafari, ibintu bya asphalt n'ibyo byose ibijyane. Murabona ko irahita impa aka gatayito ko hejuru akangaka. Nahize kambwira plaster ya mbere, ya kabiri, ya gatatu n'iya kane bitewe n'imiryango nari ngiye mfitemo. So hano nanone nshobora kujya kuri formatting. Narangiza hano header ni material name. Noneho hano nkaza nkayibwira material volume, sibyo, kuko ni volume nshaka gucalculatinga hano. Narangiza hano heading ni volume. Heading orientation ziraba ziri horizontal, ushobora no kuzya vertical. Alignment ushobora kuzihera iburyo cyangwa ibumoso, ari murabizi ko duhera ibumoso tugiye iburyo.
noneho hano hasi nkaza kuri calculate totals, narangiza ngakirika OK. Ni ukuvuga ngo hano iraza impe hano kuvuga ngo formatting, appearance, editing, material area, nze kuri calculated total OK. Ni ukuvuga ngo izi nizo ziri total igomba kuma. Nshobora gufilteringa ngendeye kuri plaster. Hano nabiberetse yuko dufitemo utuntu twinshi cyane, ushatse wa filteringa imiryango. None hano kuri sorting ushobora kuziga sortinga ukurikije amazina, cyangwa se hari n'ubundi buryo ushobora gukora take off. Hano ni material name, header blank, then igahita iza kuri material name area, nanone header blank, nanone then aka gatatu ikaza nanone kuri mfite name area, nanone nkaza no kuri volume kugira ngo ibitange byose mfite name area na volume nkuko twagiye tubilistinga. Hano header na inner, then ngakirika OK. Nuvuga ngo hano iraza impereze plaster impe 93 rimwe n'ibice bingahe, none impereze ni plaster nanone yanga igenda ibicagaguramo uduce ariko hano murabona babiri mu kavuyo. Nshobora no gusortinga, nkaza nanone filteringa nibyo nari naberetse. Wenda area equals area igomba kujyaho volume equal zira square meter. Mbese murabona yuko ahangaha ibasha gukora take off ya buri kintu cyari cyo cyose, kandi byose tubigeraho tugendeye kuri aka table dufite. Ushobora gukora formatting no yihaye iyo yibwiye volume. No kuvuga ngo hano hasi hahita haza calculation total. Ushobora no gucalculating minimum, maximum cyangwa se minimum na maximum. Ibi bintu byose rwose imashini irabiguha ku buryo bworoshye cyane. Ubwo ejo noneho turi buze kureba ukuntu dukomparinga uko bikarikira n'imashini gutya, turebe ingero zifatika tuzikorere mu mashini, izindi z'ingero tuzikorere mu buryo buri manyo, murebe ukuntu ibintu bihita bigenda bigahura. Murakoze cyane aba quantity surveyor mutujoyininge, kubera yuko ibi bintu ni ibyanyu kandi bizabasevingira umwanya rwose. Amahugurwa yo uzabishaka azandebe muri office mbimwereke. Nta gihe mfite cyo gutekereza yuko wenda nazishyuza kwiga software. Cyakora utabonye umwanya, link irahari, rwa rubuga mu rujyeho mu byige ibyo mudasobanukiye mu ndebe. Iwanjye ni ubuntu, ahasigaye amahirwe masa, kandi dukomeze gukora umurimo unoze. Njya gusoza iyi video nanone ndabasaba yuko nyuma yo kureba iyi video murajya mugenda muka commenting comment kugira ngo ibyo nakoze nabi cyangwa se nabeshye tubashe kubikosora. Nanjye nta bintu byinshi cyane nzi, ariko nimfata ibyo yanjye ngashyiraho ibyawe tuzagira kure hashoboka. Noneho murayikinge video, muyisharinge, ndetse nimurangiza muna subscribing, kuko buri munsi nibura ndajya ngerageza gushyiraho utu video tubiri, aka Civil 3D n'aka Revit. Naho ndabuze kujya ngera bimwe nkabikoresha Civil 3D, bimwe nkabikoresha Revit, kugira ngo mubone yuko nta software n'imwe ibaho ishobora kuba ikora ikintu kimwe. No kuvuga ngo zose ziba zijya gukora kimwe, nuko tuba tuzi tricks nkeya. Murakoze, mugire ibihe byiza. Ubwo uko mwabikunze cyangwa se mutabikunze nzabibona muri comment. Tujye twibukiranya yuko igihe cyose nimushushanya mujye murangiza mutanze ibipimo by'ikintu mwashushanyije. Ziza metero 24 na 40, kuko igishushanyo kidafite measurement n'ubundi kiba kimeze nkaho kituzuye. Muri make nuko twajya tugerageza kubikora nyine nk'abantu b'abatekinisiye, kugira ngo tworohereze bagenzi bacu. Aka kazu gufite 16 na 24. Noneho imiryango nayo ushobora kuba wagenda uyanotatinga bitewe nuko ubishaka. Mukibuka yuko iyo bibaye binini cyane hano ihindura annotation scale kugira ngo imibare ibe mitoya. Ibi rero no kuvuga ngo rekana n'agasavinge as
save as project, ninshake nkite plaster material computation in Revit. Akangaka no kuvuga ngo kuri video ikurikira turi buze kongera tubisubiremo kugira ngo bifate mu mutwe neza, ndetse reka nga saving hano kuri desktop, noneho tugakoresha uburyo buri manyo kugira ngo tujye tugenda ducomparinga methods ebyiri, murebe iyihuta niyihe, ivunanye niyihe, ariko ntekereza aho gukoresha calculatrice ko akoresha software kuko nibyo byihuta. Nibi bitinda bigafata iminota kuko magenda nsobanura, ariko ari nkanya mfite ikiraka cyo gukora quantity take off, vraiment iminota 5 naba narangije natanze n'iby'abandi. Navuga ngo rero amahoro masa, murakoze, bye.